Ndabasuhuje cyane inshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu Mukambwe TV, ariko nanabasaba ko mwadutera inkunga yo gupyonda aho ngaho ku kantu gatukura ndetse no kunzogera kugira ngo mukomeze kudutera inkunga gukiranwa nabeshi kuri channel yacu. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi nongera kugaruka ku cyigisho cy'uyu munsi kigendanye n'izi nkoko zidasanzwe, inkoko z'ubwiza budasanzwe, inkoko ubworozi bushyashya kandi ubworozi bubereye kandi ubworozi bwaguka cyane mu buryo bwororoka cyane kandi bugateza imbere umuntu mu gihe cyihuse kandi mu buryo bwinshi. Ndakubwira rero ko iyi nkoko ngiye kukubwiraho muri aka kanya yitwa inkanga cyangwa se bakayita ibigagari bitewe n'ahantu n'umuco waho, kandi zikaba zifite n'andi mazina y'inyamahanga bitewe n'igihugu uko bazita mu buryo butandukanye. Rero ndagira ngo nkubwire kuri bimwe na bimwe bya hano mu Rwanda byerekeranye n'izi nkoko, inkoko z'igitangaza, inkoko nziza cyane. Izi nkoko rero nk'uko nimbabwiye uko bazita ibigagari cyangwa se inkanga, zikaba zigira nanone umwihariko ukomeye cyane kuko zigira umuco. Icyambere, zigira umuco wo kubana, kugendana, kutabaho ari imwe ahubwo zigakunda kubana no kugendana cyane. Ikindi kandi zikagira umuco wo kudashurashura, imwe ikaba ikunda guhitamo ikigore cyayo cyangwa se ikigabo cyayo, akenshi na kenshi bigakunda kubaho ku kigero nk'icya 80%. Ikindi kandi izi nkoko akaba ari inkoko ziri mu bwoko z'inkoko zitera amagi menshi cyane ashoboka, kandi nanone zikaba inkoko zigira uburanga budasanzwe, kandi zikaba inkoko zigira isuku ihagije ku buryo aho ziba haba hari isuku ihagije, zitanyagagura cyane cyangwa zanduze cyane. Ikindi kandi ugasanga ni inkoko zidakonsoma ibiryo byinshi mu buryo bw'imirire by'umugaburire, n'uvuga ngo ntabwo ushobora guhangayikishwa rwose n'imirire kwa kundi uvuga ngo byagenze bite ndayakura he biragenda bite, kuko ni inkoko zinebwe mu kurya, zirya duke cyane, zikagina zirya duke cyane, ziruhuka, zikarya gake gake, zigatoragura gake gake. Izi nkoko rero ntabwo zikenera ibyo kurya byinshi cyane, ntabwo zikonsoma cyane mu buryo bw'imirire. Ikindi cya kabiri, ikindi kintu gikurikiyeho nuko izi nkoko iyo zabashe kwibonera utwatsi, ubwatsi, cyangwa zikabona udusimba zitoragura, cyangwa zikabona aho zitoragura, kenshi na kenshi biba bihagije. Iki nanone izi nkoko zikunze kugenda ku murongo, twagiye tubona nk'uko abasirikare bagenda ku murongo, nazo zikunze kugenda ku murongo zikurikiranye, akaba ari nayo mpamvu zigirana n'urukundo cyane. Iyo kenshi na kenshi zigiye nko gutera, nk'inkokokazi igiye gutera, kenshi usanga nk'ikigabo cyayo cyangwa se igisake cyayo cyayiherekeje, ndetse ugasanga izi nkoko nta nubwo ushobora zipfa no kwibasirwa n'abajura kubera ko ubwazo zirakema cyane, kandi iyo zibonye ikintu kidasanzwe zirasakuza cyane. Ikindi kandi zigira amakenga menshi n'uburyo bwo kwiyorobeka cyane, ku buryo gupfa kuyifata uko wiboneye nabyo biba bigusaba ubuhanga. Iki nanone izi nkoko zihariyeho nuko zitajya zipfa kwatakwa n'uburwayi, kurwaragurika ntabwo bijya bipfa kubaho, kuko kenshi na kenshi zigira ubushobozi bwo gutsinda indwara, ndetse n'iyo zirwaye zikabasha kubona imiti zihita zikira ku buryo bwihuse. Hanyuma rero kenshi na kenshi kugira ngo ubone inkoko yaraririye cyangwa yaturaze biba bigoye, gusa hari izibonekamo zikagira amahirwe ikararira ndetse igaturaga, ariko ntabwo bikunze kubaho kuri ubu bworozi. Ubu bworozi rero kenshi na kenshi itera amagi yayo ukayahereza inkoko zisanzwe akaba arizo ziyararira, akaba ari nazo ziyaturaga. Iyo imishwi ikiri mitoya iba imeze nk'inkoko zisanzwe neza yaba imaje gukura ikagenda ihinduka, akaba ari nabwo itangira no gufata amabara atandukanye, ari nabwo ya nkoko yayituraze ya nkoko yayiraririye yayituraze, ari nabwo itangira kubona ko atari iyi nkoko ingenzi yayo atari iyayo koko. Ikindi nuko iyi mishwi nubwo iba ifite iresista cyane mu kugira ngo kuba itabasha gupfa uko yiboneye, kandi nanone ikaba inagerageza kuresista mu bihe bitandukanye, mu kirere icyo ari cyo cyose, aho yaba iri hose ikabasha kuba yahakurira. Nanone kandi izi nkoko ugasanga ni inkoko zikunda kororoka cyane mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, kubera ko itera amagi menshi cyane, ugasanga ari inkoko ishobora kororoka cyane mu gihe waba ufite naho ushobora kuyiragira, mu gihe waba ufite ahantu ishobora kwidagadurira. Izi nkoko rero ku buryohe bw'amagi, amagi yazo arihariye cyane, kuko ku kigero ahari cya 99% agizwe n'umuhondo gusa, kandi noneho akagirwa n'uburyohe bwinshi budasanzwe, kandi akagira umumaro cyane ku buzima kuko avura indwara nyinshi cyane.
ikindi cya kabiri, ikindi kintu cyongeraho ku mumaro w'aya magi, aya magi uretse mu kuvura indwara cyane anongerera n'umubiri ingese imbaraga, ndetse akongerera umubiri ubudahangarwa. Izi nyama z'izi nkoko rero nazo zikaba ari inyama za mbere ziryoha zifite umwihariko kuba zumutse kandi ziryoshye cyane, zigira uburyohe bwihariye cyane. Ntekereza ko mu biguruka bitandukanye nta nyama ishobora kuba yabiryoha kurenza inyama z'ibi bigagari cyangwa se inkanga. Ubwo rero nazo akaba ari ubwiza bw'izi nkoko bwihariye. Izi nkoko uko zishobora gutembera kose, uko zishobora kugenda kose, ntabwo zishobora gupfa kuyoberwa ahantu zitaha, kuko aho zitaha ziba zihazi, kandi nanone ziba zihazi kandi zihakunze. Iyo imwe ivuye mu zindi, izindi zirasakuza cyane, bikabaho nka bya bindi ngo tuvuyemo umwe twashira. Ibyo bya bindi bikugaragarize urukundo nyine nakubwiraga zigirana. Ni ukuvuga ngo iyo imwe ihavuye iri nk'ahandi hantu, zirasakuza cyane kugeza igihe zongeye gusubirana, ya yindi imwe yari yatandukanye n'izindi ikongera ikagaruka. Icyo gihe rero bihita bikwereka ko aho ziri hari ikibazo zaba zigize, ukaba ushobora guhita nawe ubikurikirana, kubera ko zigira umuco wo kuba hamwe, kugendana, gusigasirana, kudasigana ndetse no kudashurashura. Biba byiza rero kuzorora iyo uzoreye ku buryo bungana, ukagira wenda amasake 3 n'inkokokazi 3, cyangwa amasake 4 n'inkokokazi 4, cyangwa amasake 6 n'inkokokazi 6, kugira ngo bigene neza, cyangwa se isake imwe n'inkokokazi yayo, cyangwa 2 kuri 2, kugira ngo bigende neza. Kuko kenshi na kenshi iyo ubyoroye ari igihagwe, hari ubwo wisanga uri kugira amagi amwe namwe atabanguriye, kubera ko hakundi nakubwiraga ko imwe ishobora zidashurashura, imwe ishobora kugira umuco wo guhitamo ikigore cyayo kimwe, ikindi kakireka, hanyuma ikagumana icyo ngicyo gusa, none ugasanga ya yindi wasigaranye ntiri kubona iyibangurira. Ubu rero ni ubworozi bwiza cyane. Ushobora rero kwibaza ubu bworozi nabubona gute? Ubu bworozi iyo urebye kuri YouTube channel yacu uhabona nimero ya telefone, ushobora kuba wakeneramo amagi yo guhereza inkoko zawe kugira ngo ziyaturagiye mu gihe inkoko yawe yageze igihe cyo guturaga. Ushobora kuba wakenera imishwi, ushobora kuba wakenera inkoko zikuze, inkanga cyangwa se ibigagari bikuze, ushaka kubishyira mu busitani bwawe, cyangwa ushaka kubishyira mu rugo ukabyorora. Hari n'ababishyira mu mahoteli, nk'uko imisambi iba mu mahoteli cyangwa yabaga mu mahoteli, arabishyira mu mabare ahantu kugira ngo zijye zitemberera gusa aho ngaho, kuko zigira isuku kandi zigira uburanga, nta kibazo. Hari abazigura bashaka kuzirya, hari abazigura bashaka amagi kugira ngo bayaturagishe cyangwa se bayafungure maze anabavure n'indwara zitandukanye. Hari n'abazigura kugira ngo bakore ubworozi bwabo busanzwe gusa bwaguke. Aho hose muri ubwo buryo, iyo urebye kuri YouTube channel yacu hariho nimero ya telefone ushobora guhamagara, hanyuma nkagufasha kubona amagi, kubona imishwi, kubona izikuze se, nta kibazo. Izo wakenera zose wazibona. Ndakwifuriza rero iterambere, ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza ko Imana y'u Rwanda yakomeza ikabana nawe. Ariko muri byose nanone ngusaba ko waba hamwe natwe ukabasha kudukorera subscribe, kugira ngo YouTube channel yacu ibashe kwaguka kandi ibashe kugera ku ntego yayo. Urakoze cyane rero, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, kandi iterambere urahawe uronke, kandi uyu mwaka uzakubera umwaka w'umunezero, ibyishimo, iterambere, kwaguka, ndetse amahoro n'umutekano bizabe kuri wowe, ku bawe, ndetse no ku rubyaro rwawe. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe.